ndongera asubira mu mujyi gucuruza. Abapolisi baranyirukana nikubita hasi, ndangije nikubisa hasi. Ubwo nyine abapolisi baraje birukanka basanga ahantu ndyamye nubitse inda, baravuga ngo ubuse ngo umuntu winyariye ngo ubundi ngo aracyariho, ngo atungo yapfuye ngo reka twigendere. Rwanda Star TV twamenye ko hari umugore wirukankanywe n'abapolisi ubwo yari yagiye gucuruza, cyane ko yacuruzaga agataro. Abapolisi baramwirukankanye yitura hasi, arababara cyane, ajya kwa muganga amarayo igihe yivuza, avuga ko abapolisi ntacyo bamufashije kugeza ubu. Niyo makuru dufite. Rwanda Star TV nk'uko tugomba kubagerera ku makuru kugira ngo tuganire na ba nyir'ubwite, twafashe urugendo twerekezaho uyu mugore Epifani atuye kugira ngo twumve ibyamubayeho, akarengane yahuye nako, uko abayeho muri iki gihe. Muraza gusobanukirwa byose bijyanye n'ibyabaye n'uko abayeho kugeza ubu. Mama, twarimo dutembera tugera hano, tuzi ko mufite hari ikibazo mwigeze guhura nacyo mu minsi yashize, mujya kwa muganga marwara. Twagira mutangire mutubwira. Nitwa Munganyinka Epifani. Noneho navuye ahangaha mu mudugudu wa Magonde, akarere ka Huye, akagari ka Rukira, umurenge wa Huye, intara y'Amajyepfo. Navuye ahangaha abana inzara yabishe, kubera ari mpagurukira urugo, bavuze gahunda ya guma mu rugo, mbona abana inzara igiye kubica. Ndahaguruka rero njya mu mujyi kubashakira ubuzima, kuko nari isanzwe ndi umuvanderi mu muhanda. Mageze rero, ubwa mbere mpageze ndacuruza maze nk'icyumweru, barafata bajya kumfunga mu buroko bw'imbazi. Imbazi nahamaze icyumweru, ndafungurwa ndaza ndagaruka hano mu rugo. Hageze mbona nta bundi buzima nzashobora, ndongera asubira mu mujyi gucuruza. Abapolisi baranyirukana nikubita hasi, ndangije nikubisa hasi. Ubwo nyine abapolisi baraje birukanka basanga ahantu ndyamye nubitse inda, baravuga ngo ubuse ngo umuntu winyariye ngo ubundi ngo aracyariho, ngo atungo yapfuye ngo reka twigendere. Barahaguruka baragenda. Bamaze kugenda, ubwo abamama batatu nibo baje barambyutsa, banjyana kwa muganga bandandase mu maboko. Bangejeje kuri sante, ngo bahita banjyana muri ambulance ngo injyana ngo ku Kabutare. Kabutare naho birabananira, ngo bahita banjyana CHB. Ariko ngewe ibyo byose ntabwo mbizi, nta makuru nyine numva abantu bambwira, bari bandwaje. Naravuye muri koma, niho babimbwiye. Ubwo rero ndahabaye, abapolisi ngo baje kuza kwa muganga, umumama wari uhari niwe wabimbwiye, niwe bavuganaga, kubera ko narazanzamutse yarambwiye ngo ni umukuru ngo wa polisi. Noneho baramubaza ngo ese ngo ubu ngubu ngo uyu muntu ngo twamufashe iki? Arababwira ati ikibazo afite ni icyo kwivuza, ariko afite n'abana yahahiraga 5, nta wundi muntu uri kubarera mu rugo. Ngo rero mwagira ikintu mubaha cyo kurya kuko barashonje, niwe wabahagurukiraga. Bavuganye na dogiteri, barangije baravuga ngo bazagaruka ngo ejo, bahita bigendera ngo ntabwo bongeye kugaruka. Ubwo rero mpamara igihe baza kumbaga ntabyumva, njya muri koma niberamo ntabizi. Naje kuzanzamuka ndaza, mbona ndatashye ngaruka mu rugo. Rero nta kintu mbasha gukora, ni ukwirirwa gutya niyicariye, nirirwa nicaye, nta kintu mbasha gukora, kuko simbasha guhagarara ngo mbare umwanya munini mpagaze. Ariko nyuma yaho ahangaha haje abayobozi
ngo bavuye ku karere bari baje kureba inzu hano hepfo, ngo baje kureba amasuku, mbona nanjye bahise bangeraho hano basanga ndaryamye, nari ndyamye ahangaha ku gasambi. Icyo gihe nari ndembye cyane, nari nkinanutse cyane ndi uruzingo. Baraza barandeba, noneho bakambaza ngo ese ngufite tuwarete? Ndababwira ati ndayifite. Baragenda barayireba, barangije kuyibona baragaruka barambwira ngo ikimoteri kiri hehe? Ndababwira ati jye nta mbaraga mfite zo gucukura ikimoteri. Ese wabaye iki? Wararwaye? Ndababwira ati nararwaye. Kutivuje se? Navuye kwa muganga baramvuye, ubu ngubu naragarutse, ati nabaga mu bitaro. Nzamura rero umupira ndabereka, hano hari hakiri habisi, barabibona, babirebye nabo ubwabo burabica batambaza ngo ese ngo watumenye? Ndavuga ati ntago mbizi. Umwe arambwira ngo ni visi meya, undi sinzi ikindi yambwiye wundi ashinzwe. Ubwo se wabaye iki? Ndababwira nyine ati ni abapolisi banyirukankanye nikubita hasi. Wari wibye se? Ndavuga ati ntabwo nari nibye, jyewe siniba, nari nagiye kwicira inshuro mu mujyi, baranyirukankana bankubita hasi. Nta kintu se bakumarira? Nta kintu bigeze bamarira na kimwe. None se ubu ngubu ufite abana bangahe? Ndababwira ati mfite abana 5. Umukuru angana iki? Ndababwira afite imyaka 20, umukurikiye afite 18, umukurikiye afite 15, uwundi afite 13, afite akandi gafite imyaka 5. Nta mugabo ngira. Barangije rero barambaza ngo byabaye mu kwa kangahe? Ndababwira ati ntabwo nzi ukwezi. Ndagenda mbazanira impapuro barazirebera. Barangije barambwira ngo nimbaye nomero za telefone, ndazibaha barazijyana. Barambwira ngo ikibazo cyanjye bazagikurikirana. Ubwo rero ntabwo nongeye kubabona, sindasubirayo no kubashaka kuko sinamenya ahantu mbashakira. Numvaga bambwira ngo nabo ku karere, ariko gusa nyuma yaho nagiye kumva numva umukuru w'umudugudu arambwiye ngo ninubake ikiraro, ngo bampe inka ariyo yiriye. Ikiraro ndacyubaka, mbona bampaye inka. Nuko nguko bambwiye ko bankuyemo urwagashya rwari rwangiritse. Banteye amaraso menshi cyane kuko ayandi yari yakamye. N'ubu hari igihe ashiramo n'ubundi, bikaba byansaba gusubira kwa muganga. Ubu banegeze kujya ry'iminyomoro, namara kuca kandi ntabyo nabona. N'ibintu byongera amaraso ntabwo nabibona, ntabyo nabona n'ahantu nabikura. Uwo munsi jyewe twari twicaye mu mujyi nyine ahantu dukunda kwicara, tubona pandagari iraje. Iyo tubabonye rero duhita twirukanka duhunga. Turirukanka, baranyirukankana na pandagari. Ubwo bageze hepfo nyarandi kumanuka mu Rwabayanga hepfo nabacitse, bahita basimbuka pandagari. Baranyirukankana noneho n'amaguru, nikubita ahantu ku gisima, sinzi ikintu cyaneze, nikubita hasi. Ubwo nahavuye nyine ndi umupfu, bahankuye ndi umupfu. Gusa baranjyanye, abamama nibo bahantoraguye baranjyana, kuko baranababwiye ati mwishe umuntu none murigendeye mutanamujyanye no kwa muganga. Banjyanye mu maboko, bangeza kwa muganga kuri sante. Ngeze kuri sante ntabwo bigeze banyegera, gusa ngo baraje bavugana n'uwo mumama atuye hepfo ahangaha, nawe ni umuvanderi, ubundi batwita abazunguzayi. Ubwo rero uwo mumama niwe babashije kuvugana, bamubaza ikintu yumva bamarira. Arababwira afite abana 5, niwe wabareraga, nta wundi muntu bafite ubarera, niwe wabaciraga inshuro. None dore ahantu aje kuryama mu bitaro, ubu azaba hate, mwadufasha mugafasha abo bana
no kwivuza, bahita bavuga ngo bazagaruka, bahise bagenda ngo ntabwo bongeye kugaruka. ariko we n'ubundi urumva wari uri muri koma, uwo mubyeyi wari uri kuriho yakubwiye ko ari icyo babafashije? Ntacyo, nta kintu bigeze bamfasha. Iyo bamfasha, abana bari batunzwe n'abaturage n'ubundi, kuko ni abanyeshuri bose bariga, ariko umwana wanjye w'umukobwa afite wa gatatu, yiga mu wa gatatu segonderi, yabonye ngeze mu bitaro nawe ahita ashakisha imibereho, afata ibase ajya kurangura, nyine akajya arangura utubuto akatuzunguza mu muhanda, nimugoroba akazana ihaho, ubundi bagateka we yasize ahangaha. Niwe waduhahiraga, ariko n'abaturage bagendaga bamenamo imiyaga, bari banze imibereho yanjye, bakamenamo imiyaga nyine bakabaha ibyo kurya. Ubu ngubu yasubiye kwiga, aho bafunguriye amashuri yasubiyeyo na musaza we, bose bari. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Theobald Kanamugire avuga ko uyu muturage ari uri mu makosa kuko yabonye inzego z'umutekano akiruka, bityo ngo nta kintu akwiye kubaza polisi, cyokora ngo yakwegera inzego z'ibanze zikamufasha zimaze gusuzuma niba koko ari umukene. Urabona ko byabaye kera, ariko uriya mugore twaravuganye. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni uko bariya bapolisi nta kosa na rimwe bafite. Nimba umuntu icya mbere ari mu makosa y'ubuzunguzayi, icya kabiri yabonye inzego z'umutekano ariruka zihunga, yirutse aragwa, wenda sinzi ibibazo byamugizeho nyuma yo kugwa. Bivuze ko nimba ahunga inzego z'umutekano akiruka akavunika, ibyo ntabwo byaturutse ku mupolisi, byaturutse kuri we, kuko ntabwo umuntu wese wiruka abonye inzego z'umutekano akagwa, ntabwo bavuga ngo ni abapolisi bakugushije, ntibamugonze, ntibamuteze, we yarirutse abahunga aragwa, ntabwo bamwirukankanye, kandi kabone niyo banamwirukankana, iyo aguye ahunga inzego z'umutekano amakosa kuri we, kuko ntabwo inzego z'umutekano bazihunga. Uzihunze rero ukagwa, ntabwo icyo gihe bavuga ngo ni abapolisi bagukoreye amakosa. Gusa nimba afite abana, inama namugiriye, nimba afite abana nawe ntaganira bamufasha kumugira, nimba afite abana adashoboye kwishyurira, yagana inzego z'ibanze bakamufasha kugira ngo abana bashobore uko bajya ku ishuri. Ni nako ejo twavuganye ko ajya ku murenge nkavugana na executive n'inzego z'ibanze bakamufasha uko abana bakwiga, nimba koko nta bushobozi afite. Ariko kugeza ubu nta kintu na kimwe yavuga ngo kugwa kwe byaturutse ku bapolisi. Nimba ubonye inzego z'umutekano kwiruka ukagwa cyangwa imodoka ikagonga, urumva wavuga ngo ni abapolisi babinteye? Ubwo rero polisi nta na kimwe ayibaza, nta na kimwe yabaza abapolisi, ahubwo twamufasha nk'uko dufasha n'abandi bose, kugira ngo abana be bashobore kwiga, tukaca mu nzego z'ibanze bakabikurikirana bakurikiza ibyiciro nk'uko bafasha abandi bose, we bakamufasha. Ibyo ejo twarabivuganye ko azagana inzego z'umurenge, nanjye nzamufasha kugira ngo arebe uko abana be bafashwa kwiga. Icyo mbwira abazunguzayi ni uko ntukabone inzego z'umutekano ngo wiruke, ntabwo ari byo, kuko ushobora kwiruka ukagira igihunga, wenda ukagwa mu kinogo n'imodoka ikakugonga cyangwa na moto. Hagarara ubasobanurire ikibazo cyawe, bazacyumva. Nimba uri mu makosa bazagukosora, nimba arahanwa uzahanwa, ariko niwiruka ukagwa ntabwo uzavuga ngo polisi nikwishyure ngo wababonye uriruka. Iyo niyo tugira inama abaturage, niyo ukabona inzego z'umutekano ngo biruka, ukabona niyo waba uri mu makosa, hagarara ubasabe imbabazi, bagerageze kukumva. Nawe ubabonye ukiruka ushobora no kugira n'ibindi bibazo. Tubagira inama yuko ubona inzego z'umutekano niyo waba uri mu makosa utagomba kwiruka. Hagarara, nimba ari amakosa wakoze yababwire, ubasabe imbabazi baziguhe, cyangwa se bakugira inama, ubabwire wenda n'ikibazo waba unafite. Icyo tugira inama abaturage ni uko babona inzego z'umutekano aho kuzihunga, ahubwo nibazegere bababwire ibibazo bafite, babafashe kubikemura, binamenyekane. Uriya muturage inama tumugira ni uko yakwegera inzego z'ibanze zikamufasha nimba atishoboye, ku buryo abana be bafashwa kujya mu ishuri. Koze cyane namwe.